Turabasuhuje tugeze ku munsi wa karindwi, turacyari mu itangiriro, turakomereza ku gice cya 22. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujya mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be 2 na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso, yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigarane hano n'indogobe, njye n'umuhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko, yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, kuko bavugana bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye, niko Uwiteka avuga, ubwo ugenje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko wanyumviye. Aburahamu asubira aho abagaragu be 2 barahaguruka bajya i Berisheba, agezeyo arahatura. Hanyuma y'ibyo babwira Aburahamu bati, na Miluka yabyaranye na mwene so Nahori abana, imfura ye ni Usi, hakurikiraho Buzi murumuna we, na Kemuweli se wa Aramu, na Kesedi na Hazo na Pirudashi na Yidirafu na Betuweli. Betuweli yabyaye Rebeka. Abo uko ari 8 Miluka yababyaranye na Nahori mwene se wa Aburahamu.
inshoreke ye yitwa Rewuma, nayo yabyaye Teba na Gahamu na Tahashi na Maka. Itangiriro igice cya 23. Sara apfa, Aburahamu agura ubuvumo bwo kumuhambamo. Sara yaramye imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yaramye. Sara apfira i Kiriyataruba, ariho Heburoni, mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu aza kuborogera Sara amuririra. Aburahamu arahaguruka ava ku ntumbi ye, abwira Abaheti ati, ndi umushyitsi n'umusuhuke muri mwe, mumpe gakondo yo guhambamo, mpambe umupfu wanjye, mwivane mu maso. Abaheti basubiza Aburahamu bati, databuja, utwumve, uri umuntu ukomeye cyane muri twe, uhambe umupfu wawe mu mva yacu uri buhitemo muri zose. Ntawo muri twe uri bukwime imva ye ngo we guhamba umupfu wawe. Aburahamu arahaguruka yikubita imbere ya bene igihugu, nibo Baheti. Avugana nabo arababwira ati, nimwemere yuko mpamba umupfu wanjye, ngo mwivane mu maso, munyumvire, munyingingire Efuroni mwene Sohari, ampe ubuvumo bw'Imakipela afite, buri ku mpera y'isambu ye, abungurishe hagati yanyu igiciro kibukwiriye kitagabanije, bube gakondo yo guhambamo. Efuroni yari yicaye hagati mu Baheti. Efuroni umuheti asubiza Aburahamu, Abaheti bamwumva, abinjiraga mu irembo ry'umudugudu wabo bose ati, ahubwo databuja, nyumva, iyo sambu ndayiguhaye, n'ubuvumo burimo ndabuguhaye, mbiguhereye imbere y'ab'ubwoko bwacu, hamba umupfu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu, abwira Efuroni bene igihugu bamwumva ati, ndakwinginze nyumvira, ndakwishyura igiciro cy'iyo sambu, cyemere nkiguhe mpambemo umupfu wanjye. Efuroni asubiza Aburahamu ati, databuja, nyumvira, agasambu kaguze shekeli 400 z'ifeza kanteranya nawe, nuko hamba umupfu wawe. Aburahamu yumvira Efuroni, agerera Efuroni ifeza avuze. Abaheti bamwumva, shekeli 400 z'ifeza zemerwa n'abagenza. Nuko isambu ya Efuroni yari Makipela, iri imbere y'Imamure yo, n'ubuvumo burimo n'ibiti byo muri yo byose byayigotaga hose ku mpera yayo, bikomerezwa Aburahamu kuba gakondo ye imbere y'Abaheti, imbere y'abinjiraga mu irembo ry'umudugudu bose. Hanyuma y'ibyo Aburahamu ahamba Sara umugore we muri ubwo buvumo bwo mu isambu y'Imakipela iri imbere y'Imamure, niho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani. Nuko Abaheti bakomereza Aburahamu iyo sambu n'ubuvumo, kuyiviramo kuba gakondo yo guhambamo. Igice cya 24. Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yari ashaje, ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we mukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati, ndakwinginze, shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka, niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragu aramusubiza ati, ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu, byaba bityo naba nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Aburahamu aramusubiza ati, wirinde gusubizayo umwana wanjye,
Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahira iti, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo ni yo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa yaramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye. Icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu shebuja, arabimurahira. Uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose. Arahaguruka ajya muri Mezopotamiya, agera ku mudugudu w'Abanahori, apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba igihe abagore basohokera kuvoma. Arasenga ati, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Bibe bitya. Umukobwa ndibubwire nti, ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho. Akansubiza ati, nywaho nduhira n'ingamiya zawe. Abe ari we watoranyirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo ni byo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. Nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka muka Nahori, mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Umukobwa yari umunyagikundiro cyinshi, kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko, aravoma, arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, aramubwira ati, ndakwinginze mputuzi ku kibindi cyawe nyweho. Aramusubiza ati, databuja nywaho. Ategamatira vuba ikibindi cye aramuha, aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati, nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira, adahirira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse, kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe, cyangwa ataruyahaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli, n'ibimeze nk'imiringa 2 byo kwambara ku maboko. Kuremera kwabyo ni shekeli 10 z'izahabu. Arabimwambika. Aramubaza ati, uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira, kandi kwa so hari aho twarara? Aramusubiza ati, ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori. Kandi ati, dufite inganagano n'ibyo kurya bizihagije, kandi dufite n'aho kubaraza. Uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka ati, Uwiteka ahimbazwe, Mana ya databuja Aburahamu, itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava. Nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye. Kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani. Labani uwo arasohoka ajya gusanganirira uwo mugabo ku iriba. Abonye ya mpeta na za zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we ati, ibyo ni byo uwo mugabo yambwiye. Niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko. Aramubwira ati, ngwino winjire uhiriwe ku Uwiteka. Ni iki kiguhagaritse hanze?
ko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya. Uwo mugabo yinjira mu nzu, Labani akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi yo kumwoza ibirenge n'ayo koza iby'abo bari kumwe. Bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati, sindya ntaravuga ubutumwa. Labani aramubwira ati, buvuge. Aramubwira ati, ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Kandi databuja yarandahije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abo atuyemo, ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se no muri bene wabo, ngo abe ariho nsabiramo umwana we. Mbwira databuja nti, ahari umukobwa azanga ko tuzana. Aransubiza ati, Uwiteka ngendera imbere, azatuma marayika we ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe ihirwe, maze nawe uzasabire umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Nugera kuri bene wacu nibwo uzafatwa n'indahiro nkurahije. Baramuka bamukwimye, ntuzafatwa n'indahiro nkurahije. Maze uyu munsi ngera ku isoko, ndasenga nti, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo rwanjye ihirwe, dore mpagaze ku isoko, bibe bitya. Umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti, ndakwinginze mputuzi ku kibindi cyawe nyweho. Akansubiza ati, nywaho ubwawe kandi nduhira ingamiya zawe. Aba ari we uba umugeni Uwiteka yatoranyirije mwene databuja. Ngisenga mu mutima wanjye, Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu, aramanuka ajya ku isoko aravoma. Ndamubwira nti, ndakwinginze mpa nyweho. Acisha bugufi ikibindi n'ingoga agikuye ku rutugu rwe, arambwira ati, nywaho nduhira n'ingamiya zawe. Ndanywa kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Ndamubaza nti, uri mwene nde? Aransubiza ati, ndi mwene Betuweli wa Nahori na Miluka. Mperako nkatira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye. Ndunama nikubita hasi nsenga Uwiteka, mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu, yanyoboye inzira ikwiye ngo mboneremo umukobwa wa databuja, musabire umwana we. Nuko nimushaka kugirira databuja neza, ntimumurerege, nimumbwire. Kandi nimutabyemera, nimumbwire nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Labani na Betuweli baramusubiza bati, ibyo biturutse ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira, ari icyiza ari n'ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyana we muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo, yikubita hasi aramya Uwiteka. Uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. We n'abo bazanye bararya baranywa, baraharara buracya. Babyuka mu gitondo, arababwira ati, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Musaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati, umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa isagaho, azabone kugenda. Arabasubiza ati, mwintinza kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanjye ihirwe. Nimunsezerere nsubire kwa databuja. Baramusubiza bati, reka duhamagare umukobwa tumubaze twumve irimuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza bati, urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati, turajyana.
basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we, basezera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be. Bifuriza Rebeka umugisha, baramubwira bati, mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu ibihumbi, urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. Rebeka ahagurukana n'abaja be, bajyana ku ngamiya, zirabaheka bakurikira uwo mugabo. Uwo mugaragu ajyana Rebeka aragenda. Bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo ku iriba ryitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'i Negebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba. Yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugaragu ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Tuzasubire ku munsi w'ejo.